mwabonye uburyo dukunda kuba recognized, niko bavuga? Mwebwe ntabwo mubikunda? Ni njye nyine. Turi ibiremwa bikunda gushimwa. Okay, iyo nta bikomere birimo, hari ibikomere biba byaraje n'izindi ngorane nyinshi, ukumva iyo winjira ahantu winjira nta muntu ukubonye, utimo nigenda nta muntu n'umukubonye, ariko tuvuge ko kundi ufite ubuzima burimo agahenge, ukuntu ibintu bimeze, ukuntu hari ukuntu bimeze, uba ushaka kuba recognized. Iyo biri mu kigero gisanzwe ntacyo bitwaye cyane, ariko hari igihe bigenda bidusumba bishinga ijosi muri twebwe bikaduhingukana. Kuramya Imana rero ni ubu buzima buhora ububwira Imana ngo Mana ntaba ari njye, byose biguhesha icyubahiro. Haleluya. Ntaba ari njye Mana, biguhesha icyubahiro. Impamvu icyaha ari inzitizi yo kuramya Imana, turirimbira nde? Turirimbira Imana. Duhimbaza nde? Imana. Dukorera nde? Imana. Byose ubundi ni ibyayo. Niyo tugirira abantu neza tuba turimo gukorera Imana. Niba ibintu nkora rero bitari Imana itari bubyumve, ubwo urumva ko guhimbaza kwanjye nta hantu kurimo kujya, sibyo? Icyaha kitihana, ngo ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Nanone mu Migani 21:27 haravuga ngo igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira. Ni ikizira. Mana tugirire ubu. Ikizira ni ijambo rikomeye, abomination. Ni ikijambo gikomeye. Niyo mpamvu usitaye wahemukiye Imana mu mubano wawe nayo, no wihanira Imana, saba Imana imbabazi. Haleluya. Imana ni inyembabazi ku buryo tubabarira wikanibagirwa, ngo kandi irimo kutubabarira ibirimo gukiranuka mu bumana bwayo. Kuki watindana ikintu kimunga umutima wawe? Kuki watindana icyaha? Kuki watindana ububi mu mutima wawe bwagukomangiye? Iyi Imana y'imbabazi ikicaye ku ntebe yayo kugira ngo ikubabarire. Imana itugirire neza. Igisubizo cy'inzitizi si ikindi, ni ukwihana n'umutima w'ukuri. Mu bintu byatumye Imana ivuga ku mutima wa Dawidi ikawutangarira, nuko Dawidi yihanaga n'umutima w'ukuri. Dawidi yakoze amahano, Dawidi yakoze ibyaha byinshi. Ariko uzi gutera umugore w'abandi inda, ugapangira umusirikare mwiza urwana neza uyobora abantu, ukamupangira gupfa. Kandi uriya mugabo yari so faithful ku buryo yatwaye urwandiko rumwicisha atarusomye, akarugeza aho rugomba kumujya, bakamushyira ku rugamba akomeye agapfa. Dawidi yakoze amahano, ariko iyo yihanaga n'umutima w'ukuri. Ikintu Imana ishaka ni umutima w'ukuri. Cyo ugenda uyibwira uti ndongera ndabyica, sinari naragusezeranye gusa sinzongera kubikora. Murabizi ko ari ibyo bikora kanayibwira kutazongera. Nushaka iryo jambo uzarikure, ugiyibwira uti nyihera imbaraga. Nyihera imbaraga tugendane, sisubire hariya, sinongere gutekereza uriya mwanda, sinongere kwangana. Umutima wanjye we kubika umuntu. Hari igihe tuvuga ibyaha tugahita dutekereza ibyashyizwe mu bikorwa. Aha harahagije kwica umuntu, aha harahagije kwanduza umuntu. Yesu aje yaravuze ngo n'uwifuza umugore wundi aba yamaze gukora icyaha. Kimwe mu bimenyetso by'uko umutima w'umuntu uzirikanywe n'iby'isi cyane nicyo twakwita obsession cyangwa se obsession. Kukurwana, kugumana dignity cyangwa standard runaka y'ubuzima. Imana y'imbabazi n'ubuntu bwinshi, Imana idukunda itifuza kudutakaza. Muri uru rugendo tugendana nayo, ijya yemera ko dukorwa n'isoni. Hari umutarakorwa n'isoni ngo zamure ikiganza turebe. Kugira ngo itazadutakaza kandi ibyiringiro byacu byose bijye muri yo, ijya yemera ko dutakaza dignity yacu. Isoni zikagukora pe. Uziko zishobora no kugukora ndakwishura nyinshi zikora utabigizemo n'uruhari. Nta kintu wakoze, wagerageje, ariko zikanga zikagukora. Abantu bakabavuga ati uyu ni umwesikuro arabeshya, cyangwa andi mazina yose akoresheje isoni, utagizemo uruhare. Imana y'imbabazi yabyemeye. Aho ngaho abakristo bose barahaca, nibaza ko bose bahaca, niko kumenya kwanjye naho kugeze. Ariko icyo ashaka kuvuga aha ngaha, kuri kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu azirikanywe cyane n'iby'isi, ni ukugerageza kurwana, agakora igisabwa cyose, icyaha n'ikibi no guhitana no kugamba, agakora igishoboka cyose ngo arebe ko yagundira dignité ye cyangwa standard runaka abantu bamuziho. Yewe sinzi ko mbasha kubisobanura neza, ariko bimwe njya numva nk'iyo ndimo nganira n'abantu, hari igihe umuntu akubwira ati ubu koko
Imana irabyemeye nkuzwe n'isoni. Ako kari koroheje. Hakaba nk'ubundi avuga ngo ubuse koko ngo yaba byibuze ngo abana abantu batamenyaga wenda ko bamukuye nko mu nzu. Ubuse koko abantu bazabona abana banjye baravuye mu ishuri. Urumva ubundi icyakababaje umubyeyi nuko abana batize, ariko mwumva uburyo duteye. Icyakabaye kimbabaza suko abana banjye bavuye mu ishuri bazajyayo bagasanga abandi barabasize. Ariko none umva ikimbabaje, abantu mwebwe muzavuga iki nimumenya ko abana banjye bavuye mu ishuri? None iyo nganira n'umuntu akavuga nka gutya, mu mutima mba numva nakubitamo nk'agatwenge, gahita avuga ni yo, ubu rero urugendo ruracyari rurerure, kuko Imana nayo ndayizeye izakora ku buryo bazabimenya, bamara no kubimenya bakakuvuga, none ukagera igihe uvuga uti ntibashaka babimenye nta kindi. None wagera aho ngaho uvuga uti ntibashaka babimenye, Imana ikavuga ati nicyo nashakaga gupfa kuri wowe, ugapfa ku cyubahiro ugapfa kuri twa tundi twose. Haleluya. Mwakoze guterana imigoroba myinshi, abantu baba bari muri byinshi, ariko kumenya iryo banga ryo kuza gutura Imana umwanya wawe ugafata mu masaha 24 yaguhaye, ukavuga uti anga yereka nyamushyi, muramye mupfukamire mubwire ibyuzuye mutima kandi nigire ku birenge bye. Ni ibanga ririmo ricika abantu muri iki gihe cyo gusiganwa. Tuba turashaka iterambere dusiganwa, tugashaka amafaranga nk'abayataye, tugashyiraho umwete mwinshi, ariko Bibiliya tubwira ngo umuntu byamumarira iki gutunga iby'isi byose narimbuza ubugingo bwe. Uko tugaburira umubiri wacu niko n'umwuka wacu ukeneye kugaburirwa. Rero biradukwiriye uko turushaho kwegera ibihe bya nyuma kubona mwene aka kanya. Mwakoze rero, twakoze nako ko nanjye ndimo wa mugani wa pastor wanyu twakoze kumenya iryo banga kandi tukaba turaha ngaha. Imana ibahe umugisha. Tujye kuganira ku magambo y'Imana, Mwuka Wera adufashe twese atwigishanye. Baratwigisha mu ishuri ngo barongera bakivuga, ariko yamvuze byo batwigishije ejo bundi maze kubyibagirwa. Nitwa Rutanse Mazimaka, ndi umubyeyi, ndashima Imana yangiriye neza ikampa agakiza. Ubu ndakomeje, ndimo ndihuta cyane njya mu ijuru. Haleluya. Hari umuntu tujyanyeyo Yesu ashimwe cyane. Yesu yarambabariye, natinze gukizwa, nkizwa ndi umugore. Ubwo murumva amafuti yose yo mu busore no mu bukumi yari menshi, ariko Imana y'imbabazi nanjye ngeraho imagakiza. Haleluya. Ubu rero ndasiganwa kuko nyine urumva ndi mu bakozi ba 11 ndasiganwa, kereka icyo ntamenya ku Mana, ariko icyo ntamenya ko ikunda bita nitoza kugikunda. Icyo ntamenya ko ishaka ubwo tuba tugendanye, icyo ntamenya ko ishakaho ubwo mba nagiye ntategereje icyo uzavuga, ubwo mba njyanye nayo. Haleluya. Ubwo rero reka tumarane twihute dukomeze urwo rugendo, n'urwikubagaho rurihutirwa kuko abarimbuka barimo bararimbuka, kandi ni wowe wagira icyo babwira bagakizwa. Ni wowe wabasengera ubutware bwa Satani bukamereka hejuru y'ibitugu byabo, nabo bagahindukira bagakizwa. Ni uwo nguwo ndi we. Niduhurira n'ahandi tuzaramukanye, nitudahurira n'ahangaha tuzahurire hehe? Kwa Data. Haleluya. Niyo destination finale, niyo tugana. Turaganira rero muri mu minsi myiza yo kuramya Imana no guhimbaza. Bigira ubusobanuro bwinshi, uzumva abantu babisobanura mu buryo butandukanye kandi ntacyo bitwaye, burya byose nicyo bivuga. Umwe ahabwa uku nguku uyu munsi, undi ahabwa ukundi uyu munsi. Ndifuza ko tubivugaho gato cyangwa se kanini nyine kabavuga butumwa, kubera yuko umuntu ntiyamenya inyungu yabyo n'icyo azabikuramo n'ibyo ari byo atanamenye n'ibyo ari byo ubwabyo. Imana ishimwe cyane. Imvugo isanzwe yoroheje kuramya no guhimbaza, akenshi tumenya ko ari uyu mwanya wo kuririmba, turirimbira Imana, tubyinira Imana, nabyo nibyo, ariko ni igice gito cyane muri binini. Haleluya. Ushobora kuririmba udahimbaza Imana, ushobora kubyina utaramya Imana kandi icyuya cyakurenze ariko ushobora guhimbaza, nako ushobora kuririmba ugakoresha biriya byuma, gukoresha impano nziza z'amajwi Imana yaguhaye, ukabikora urimo uramya Imana. No kuvuga ngo si ikibazo kibi bigaragara inyuma, murabizi byose bikomoka mu kiri hehe? Mu kiri mu mutima. Imana nishimwe cyane. Bimwe rero navugaho ni uko guhimbaza ni ugushyira Imana hejuru, ni ibisingizo. Ufite ubundi si indirimbo, ni ibisingizo. Ibisingizo ni nko kuvuga kurata, gusiga umuntu, ukamuvuga ibigwi, ukamuvuga ibyiza. Haleluya.
Imana ishimwe cyane. Ibyo rero iyo wanabimenye bituma unarobanura n'iyo kwandika indirimbo, bituma unarobanura amagambo ukoresha. No gushyira Imana hejuru ni ibisingizo duha Imana tuvuga imirimo ikomeye yadukoreye cyangwa se iyo twayibonanye, iyo twabonye ku Mana yacu. Guhimbaza no gushyira Imana hejuru ya byose, kandi ibi ngibi ntabwo byikora. Ni ukuvuga ngo ntabwo byuka igitondo kimwe ngo uvuge ngo rero ngo ngiye kujya ashyira Imana hejuru ya byose. Oya, ahubwo bigira inkomoko. Haleluya. Ko gushyira Imana hejuru bigira inkomoko. Bikomoka hehe? Bikomoka mu kwihishurirwa. Uko twegera iby'Imana, ijambo ry'Imana, mu gusenga, mu kwiga ijambo ry'Imana, duhishurirwa Imana. None ibyo twahishuriwe bikaba ari byo bidutera gushyira Imana hejuru. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuririmba atarahishuriwe, undi akaririmba yarahishuriwe, rwose bikagira itandukaniro. Mu majwi asohoka, muri sound twumva, muri ritme bishobora kumera kimwe, ariko umutima wabitanze uzaza utandukanye. Haleluya. Ntabwo rero umuntu abyuka igitondo kimwe ngo ajye kuvuga ngo ubuzima bwanjye bugiye kujya bushyira Imana hejuru, ahubwo uko ayihishurirwa, uko ayimenya, birikora, bigenda byikora mu mutima we, ubuzima bwe bugatangira gushyira iyo Mana yamenye, yahishuriwe hejuru. Haleluya. Akabaho ku bwayo, akagenda kandi yigira imbere. Icyo biryohera rero nuko byose bifite levels. Imana ni ngari, Imana ni nziza, ku buryo tutazigira tuyirangiza tukiri hano ku isi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uko guhishurirwa ubwiza bwayo, ugahishurirwa imbabazi zayo zitari amagambo, atari ibintu wumvanye uwundi ukazumva ko zakugezeho, ko wazakiriye, ugahishurirwa urukundo igukunda, ugahishurirwa kugira neza kwayo, ugahishurirwa gukomera kwayo gutangaje. Byose bigahita bizana impinduka mu buzima bwawe, inyifato itandukanye no kwari umeze utari wabimenya. Haleluya. Bihita bibyara inyifato. Murika ko twatangiye tuvuga ngo guhimbaza ni ibisingizo duha Imana, n'uburyo tuvuga ko Imana ikomeye, kandi uko guhimbaza kugakomoka mu cyo twamenye, hanyuma icyo twamenye nacyo kikazana impinduka mu buzima bwacu bwose. Ukamenya Hortense wa kera, ukamenya umushya, ukamenya Jeanne wa kera atarahishurirwa Kristo, ukongera ukabona Jeanne warushijeho kumuhishurirwa nyuma y'umwaka yakongera igipimo cyo kumumenya, none ukongera ukabona itandukaniro, bityo ubu ni rwo rugendo rwacu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bibyara rero inyifato runaka. Icya mbere kikubiyemo byose ni ubuzima, bitubyarira ubuzima bugendana n'icyo twakwita igitinyiro cy'Imana. Ubu igituma umuntu ashobora gukora ibyaha agatinya ko abantu bazamubona, nuko atazi icyo kintu cyitwa igitinyiro. Igitinyiro ntabwo ari igitinyiro cy'ubwoba ngo bazankubita, ahubwo ni icyubahiro gikabije, gifite weight, gifite uburemere utavogera. Haleluya. Guhishurirwa Kristo rero bituzanira mwene ubwo buzima. Ubwo buzima nabwo burakura, turava hamwe turimo tujya ahandi, ariko ubwo buzima urabwakira we ku giti cyawe, nta muntu uhari. Haleluya. Ukabana n'Imana wowe wumva, ukabana n'Imana uzi, ukabana n'Imana mwegeranye, kandi ifite icyubahiro cyinshi gituma utakigira imbaraga zo kuyibabaza, gituma utakigira imbaraga ziyibwira ngo oya Mana urabizi biriya ntiwabinsaba, oya Mana urabizi biriya ntiwabimbwira. Icyo cyubahiro cyinshi kiremereye. Haleluya. Bihita bitwereka ko kuramya Imana bitabera hehe? Ku gatuti. Ko kuramya Imana bitabera mu rusengero, ahubwo byahindutse ubuzima bubana n'Imana ifite icyubahiro cyinshi. Reka tuyi icyubahiro yo kabyara. Haleluya. Muzi ko itabitwimye, yabihaye abantu basanzwe, batwebwe bo mu nzabya zoroshye, abantu basanzwe yarabiduhaye. Mu isezerano rya kera suku byari bimeze. Iki cyubahiro cyaricaga. Iyo wakivogeraga wageraga gute? Warapfaga. Cyari giteye ubwoba. Niyo wakivogera gushaka kugira neza nkande nkawuza, ntimumuzi agiye gufata isanduku, yaragiye kugira neza, byari ibikorwa byo kuramira kugira ngo isanduku idatakara, ariko cyari gifite uburemere n'igitinyiro. Yesu ashimwe cyane. Umuntu yacyegera agapfa. Ntimubaze se abahungu bande ba Aroni ko bakiguyemo bazanye umuriro utari wo, cyari giteye ubwoba. Icyo cyubahiro nicyo batwaraga muri ya sanduku inshuro nyinshi. Murabizi y'Abisiraheli babaga barateye Imana umugongo, cyameraga nkaho kidahari kandi gihari. Cyagera mu banzi babo Dagoni akikubita hasi, bafite bakagira ibibyimba, indwara zikabaho, ingorane zikaba, ariko cyagaruka mu Bisiraheli batagihaye icyubahiro, batacyitayo, kikamera nkaho kidahari. Niyo mpamvu rimwe bitwajije isanduku bazi ko ubwo bayijyanye bari butsinde, ariko bagatsindwa. Niyo mpamvu Imana turabizi kubera hose icyarimwe, ariko umutima uyishaka urayikurura ikareka kubera hose icyarimwe gusa, ahubwo kwakubaho kwayo kukagira gute? Kukagaragara, hanyuma kugakora, kukazana itandukaniro mu buzima bwacu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Bya bisingizo duha Imana
umutima wagiye uhishurirwa Imana bigenda bituzanira inyifato itandukanye. Ikintu cya mbere bituremera ni ukugendana n'Imana y'icyubahiro. Uwo muntu ugendana n'Imana y'icyubahiro ntakeneye kwibutswa kuza guterana, ntakeneye kwibutswa kujya muri korali kandi afite ijwi ryiza. Mubonye kuntu bano bantu bafite amajwi meza, mumva murakabaho muririmba neza. Ntakeneye kubibwirizwa kuko abana n'Imana y'icyubahiro. Yumva ikintu cyose cyiza yamenya kuyikorera yagikora. Haleluya. Ntibamwibutsa gusenga kuko ni amahirwe ahawe. Imana ishimwe cyane. Ikintu cyose yumva cyanezeza iyo Mana arakigerageza. Simvuga ngo ni umunyembaraga ushobora byose, ariko abari mu rugendo ruhora rugerageza gukora ibyiza byanezeza. Ubwo rero nibwo buzima buramya, nibwo buzima buhimbaza, nibwo buzima abakristo dukeneye. Ubuzima bwa gikristo ntabwo ari hano ku gatuti, ntabwo ari ku cyumweru, ntabwo ari ku isabato, ntabwo ari mu materaniro, ntabwo ari mu minsi 40 cyangwa 21. Ni ubuzima buri segonda, buri tierce, buri munota, buri ugihumeka. Haleluya. Ubuzima bugendana n'Imana iriho ifatika. Ibyo bintu biraryoshye, bifite inyungu zitabarika. Icya mbere bidukiza icyaha, ariko biduha na insurance. Ugenda unyine wumva kandi n'ubundi rega tuba turi kumwe nayo. Ariko hari igihe umenya ko iri kumwe nayo ariko utabizi. Ariko noneho ubu byumva kuri kumwe nayo. Nta bwoba bw'ibihe, nta bwoba bw'icyuri bube, nta bwoba bw'abakuroga, nta bwoba bw'abakwanga, kuko Imana yawe muri kumwe. Haleluya. Bizana gutekana k'umutima, bikazana kunyurwa k'umutima, bikamara impagarara z'ubuzima. Ayi, haleluya. Ashimwe ko atabitwimye, gusa ubihishurirwe. Umunsi ku munsi ugenda wigira imbere mu kubimenya. Ubu nanjye namenyeho gakeya, ariko karansindishije, karandyoheye, kandi ubu ndarimbanije gushaka kumenya ibindi. Haleluya. Ni mwiza. Iyo rero niyo nyifato ya mbere, kandi niyo ikenewe, ni nayo izabyara noneho ibindi byose dukora bifite umumaro bigomba kugira. Bikamzarira nanone iri nyifato intera kumenya ko nkwiriye kuyiha umwanya. Ubu impamvu abantu baburira Imana umwanya, ntabwo bayizi, ntabwo bayihishuriwe. Ntushobora guhishurirwa Kristo ukesha byose, ukesha na bya bindi byaguteye kumubwira ngo singufitiye umwanya. Ariko muribaza, muzi ko ibintu bidutera kumuburira umwanya ari bo babidutijije? Rero kumuhishurirwa muri bwa buzima buramya buzazana impinduka mu buzima bwawe. Mu masaha 24 twese duhuriyeho ku isi yose tunganya, wowe ugire mu mwanya uyiha nk'igikorwa cyo kuyiramya. Ubu uyu mugoroba waza ukarimba cyangwa ndurimbe kwicara hano, turimo turayiramya. Haleluya. Twayibwiye ngo mwami wanjye ngufitiye umwanya. Iyo umuntu yari atabihishuriwe, ubu ngo mwese ubu nyine ngo murimbura mukoro. Umbese ko turi abantu badafite ubwenge, bananiwe kujya kurera abana babo, bananiwe kubera kutabihishurirwa. Ariko kubihishurirwa bitera kuvuga ngo wonkesha amasaha 24 ndi muzima, wonkesha imbaraga zijya mu kazi, wonkesha kubyara, wonkesha kuramuka. Ngiye gufatamo amasaha make nyamuhe. Ntabwo ari uburara, sukurorongotana, nubwo harimo ababikora nabi bakarorongotana bakararuka, ariko harimo ababikora bazi icyo bakora. Nkuyemwe amasaha 2 y'umugoroba kumuramya, wonkesha byose. Haleluya. Numuhishurirwa byanze bikunze, uko dukoresha amasaha yacu 24 bizahinduka. Azagiramo umwanya, azagiramo ijambo mu masaha yawe. Muzi ko hari abakristo Imana idafite ijambo ku masaha yabo, bayigengaho yose ko yakabaye. Imana iturinde kuba muri abo ngabo. Haleluya. Ikindi kintu bitubizarira muri iyi nyifato, harimo ibyo twita ministries cyangwa gukora imirimo y'Imana. Imirimo y'Imana y'ukuri, itari imihimbano, itari yo kwishakira amazina, atari yo kwamamara, iteka ikomoka mu mutima uramya, mu mutima ushima. Haleluya. Mu mutima uhimbaza, umutima wahishuriwe Kristo. Urugero ushobora guhishurirwa imbabazi wagiriwe uri umunyabyaha. Wahishurirwa izo mbabazi Kristo yakugiriye, bikagutera kugirira umutwaro abanyabyaha n'indaya zose zirara hano ku muhanda, kuko wahishuriwe ibyo gusa. Bikabyara ministries, bikabyara imirimo. Insengero zitangira, ministries zitangira, impano dukoresha zose zagombye gukomoka mu mutima uramya. Iyo zidakomotse mu mutima uramya, biba ari ibintu byo kwirwanaho no kwishakira amaronko n'amaramuko, bikarangira bityo. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Haleluya. Kuramya kandi ni uguca bugufi munsi y'ubundi bushobozi twishingikirijeho cyangwa ubundi bushobozi twizeye. Twese turi ibiremwa, abantu turi ibiremwa biramya. Twese dufite ikintu turamya, ahubwo habasigaye kwibaza utubuzima bwanjye buramya iki. Ndetse nabo twita abati,
abateisite bari batizera Imana, cyangwa umuntu uvuga uti ngewe sinkijijwe, sindi n'uwa Satani, ndaho hagati, uretse ko burya aba yibeshya, na hagati habaho ubwami bubiri, utari muri bumwe buri mu bundi. Haleluya. Ariko n'umuntu wibwira gutyo abavuga nawe burya bafite ikintu aramye. Twese turi ibiremwa, Imana yaturemye turi ibiremwa byagenewe kugira ikintu biramya. Iyo utaramye Imana ngo umutima wose wiharirwe n'Imana, uba ufite ikintu byanze bikunze kindi wizeye. Icyo wizeye nicyo uburamya. Rimwe na rimwe gikunze kuba amafaranga, kuko amafaranga tubera imbaraga. Umuntu rero ni ukwiye kwicara akibaza ati kuko kuramya ko ndaramya byanze bikunze, ahubwo ndaramya nde? Ndaramye iki? Ni iki nizeye? Bwugamo bwanjye n'ubuye. Butabazi bwanjye yo nkanzwe n'umuyaga, agatima kanjye gahita kajya hehe? Gahita usanga kajya nko ku gakonte kawe ka savings wishyiriyeho, kuvura umukobwa warakabitse, sometimes n'umugabo ntabwo akazi. Iyo umuyaga ugize gutya, agatima gahita kajya. Ubu harimo n'abaramya Canada cyangwa Amerika. Mbese ngo ubu Kigali yananiranye, ngo inzara, ngo amafaranga, ngo amadeni, ngo Rwanda Revenue, agatima kagahita ntikajya ku Mana kandi ari umukristo, kajya hehe? Green card Amerika. Muri make Satani n'umuriganya turaza kukigeraho, atuzana ibintu turamya tutabizi, tukajya dukomeza kugira ngo tugiramye Imana, ariko turamye ibyo bintu. Niba iteka iyo nkanzwe n'umuyaga ahantu bitashakira ubutabazi n'ubwihisho, icyo nicyo uramye, icyo nicyo mba ndamye. Nshobora kubikora ntabizi, ariko niba iteka iyo hari ikinkanze, agatima kirukira ko ariho natabarirwa. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Kuramya rero ubundi ni ugutwarwa ugatakarira mu kwadima yaringa, cyangwa mu kwishimira, mu kuryoherwa umuntu cyangwa se ikintu runaka, ukarengerwa n'ubwiza bwe cyangwa n'ubwiza bwacyo. Ku bakunzi b'umupira banyavu barahari hano? Haleluya we. Ku bakunzi b'umupira banyabo ataraba wenda mu bireba gake gake, ariko banyabo burya umupira bashobora kuwuramya, kuko ujya kubona ukabona yatwawe n'umugabo, cyangwa yatwawe arenda kumirwa, amaso n'umutima kandi abaryohewe ntabwo ari byo abayigira. Ubundi kurira niko kuramya. Araryohewe nabyo byamumize bunguri. Kandi uriya muntu nubwo ari uw'i Kigali, aramutse afite amafaranga yajya atega indege buri munsi akajya kureba niba ari Manchester, nimvuga izitakibaho mwihangane simba nzi iyo bigeze, akajya kureba Arsenal, yajya atanga. Icyo kintu kiramwuzuye. Muzi ko hariho amakonseri abaho, okay, nabitwa ko baramya Imana, ariko n'abandi baririmba n'izindi ndirimbo, ariko abantu bagatwarwa. Murabizi ko umuhanzi yinaga bakamusama, abameze yenda kumera nk'aho ari Imana yabo. Ibyo bintu rero kuko tutabikorera Imana ntabwo tubizi. Ikindi kubera ko isi yazanye imibabaro myinshi n'ingorane n'abantu barushye, ntabwo tubasha kwadimira Imana kuri icyo kigero ngo dutwarwe, mbese umutima wawe utwarwe n'Imana. Niyo mpamvu urukundo rukonja mu gihe cyanyu, ubu rwaradukonjanye. Uzi ko ushobora kuramya fiance wawe kuruta kuramya Imana yawe, kuko uramuryohewe kugeza aho uramurota, uramubonayo mugiye guhura, wumva umutima urimo gutitira. Uzi ko Imana yashaka ko tuyikunda muri ubwo buryo. None urukundo rwarakonje mu gihe cyanyuma, abantu baza gusenga baseta ibirenge batabikumbuye, nta kiryoshye kirimo. Mwami Yesu dukangure ukabyara, uduha urukundo, turyoherwe no kugukorera, turyoherwe no kukuramya, turyoherwe no kugana aho bavuga ibyawe. Muzi ko yewe ariko si mwebwe, muzi ko usanga ikintu cyitwa iteraniro ari cyo kintu cyanyuma y'andi mahitamo yose. Hari igihe umuntu ambwira ati nzihangana nze gusenga, ariko kubera ko nyine mafite akantu k'akanyabupfura gakeya simusubize. Ariko ubundi mba numva bambwira nti niba biza gusaba kwihangana uzaburetse. Kubera iki? Hari ahandi hantu ajya bitamusabye kugira gute? Kwihangana. Ariko nzihangana. Twebwe rero tujyaho tutihanganye, kuko tumukesha kubabarirwa, ntitukirimbutse. Yaduhaye ubugingo buhoraho, niwe utubyutsa, umwuka duhumeka niwe uduha, niwe udukomeza mu rugendo. Kujyayo ntibidusaba kwihangana. Ukamwinginga uti jya usoma Bibiliya, ati noneho nzajya nihangana nyisome. Ye baba, Mwami tugarura urukundo. Iyo fiance wakoresheje SMS urihangana ukayisoma, bisaba kwihangana. Ntabwo bisaba kugira gute?
no gusoma bya bindi bitatureba biri kuri za Twitter na zaki, mugasura na stati z'abantu, ugahera kuri stati ya mbere kugeza umuntu usura stati 100 ku munsi. Seriously, nibigusaba kwihangana, urazi ariko twajya mu ijambo ry'Imana kuko urukundo rwakonje bikadusaba kwihangana. Ubundi umuntu ukunda wifuza kumumenya wese. Ubu abantu bakunda abakinnyi b'umupira, uzi ko umumenya nimero yambara, ukamenya umugore we izina rye kandi ari mu Bwongereza, ukamenya nimba ageze ku mugore wa kabiri cyangwa wa gatatu. None uko ujya batwandikira n'amafaranga bafite nayo ukabuyazi mu mutwe. Hanyuma wakubambiwe nta makuru ye, kutayamenya si ikibazo, kudashaka kuyamenya, kutagira icyo ukora ngo wongererwe kumenya amakuru yo kubambiwe. Hanyuma tukavuga ngo tukuririmba n'ukuramya. Oye umuntu aramye wakunda, umuntu aramye wo yifuza. Haleluya, umuntu aramye waryohewe. Niyo mpamvu Imana ishobora kurira mu iteraniro ikavuga iti bariya barimo barandamya, bariya barimo barakora ibyo bakunda kuko bakunda kuririmba. Erega umuziki uraryoha. Wari wakurikira umuziki utari n'uw'Imana ugatangira kumva utangiye kunyeganyeza umutwe kandi uri pasiteri kuko uraryoshye, ufite imbaraga. Muri abera n'abatagatifu ntabwo bibabaho. Njyewe ngeze ibyago byo kuyumva kuko ubundi sinziho umwanya. Ngiye mu modoka irimo yewe nubwo yaba ari taxi namwe ntivanamo ibyo uyinyanduriza amatwi, ako singashyiraho ariko mba nanga kwanduza amatwi yanjye, ariko simbiho umwanya. Ariko ngize ibyago nkabyumva, njya kwisanga nkumva ndimo ndaririmba ibikize wenda Margarita ndagukunda, ibintu nk'ibyo ukisanga ubisubiyemo utazi n'icyo wabisubiriyemo. Kuko indirimbo zigira imbaraga zo kwinjira muri soul. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Kuramya rero no gutwarwa, ugatwarwa wese n'uramya n'icyuramya ukagikunda bikabije. Aha rero turavuga Imana, ugakunda Imana, ugatwarwa nayo, ukaryoherwa n'ibyayo. Umunsi ku munsi ukumva wifuje kumenya ibindi birusha ibyo wari waramenye. Ibyo bizakubera imbaraga z'uru rugendo, bizatuma kuba mu ijambo ry'Imana bitakurambira, bizatuma urijyamo ufite imbaraga n'igihe utazifite, bizatuma usenga marangamutima aryoshye cyangwa ataryoshye kuko wifuza kumenya uwo muntu wakunze. Haleluya. Ntushobora kuramya Imana kandi utari mu mwanya wa complete submission ku bushake bw'Imana n'ijambo ryayo. Igihe cyose utasubmitinze, igihe cyose utari umuntu ugandukira byuzuye ubushake bw'Imana n'ijambo ry'Imana, ntabwo uzaramya by'ukuri. Oya, kugandukira ubushake bw'Imana n'ijambo ry'Imana ni ukuvuga ngo kuva ari Imana ikivuze mu ijambo ryayo nkigiyemo, nubwo rimwe na rimwe kiba kitaryoheye amarangamutima yanjye, nubwo rimwe rimwe kiba kimpombye, kuva ari bwo bushake bw'Imana ndiyo bugiyemo ndabukurikiye. Aho naho tuzakura abaramya by'ukuri, abandi kiba ari igipindi. Ariko Imana iduhe kuyigandukira byuzuye, kugandukira ubushake bwayo byuzuye. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Mu kiganiro kimwe Yesu yagiranye na Satani ku murongo wa 8 muri Luka 4 yaramubwiye ngo handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ari ukorera yonyine. Uramye Uwiteka, Luka 4:8, uramye Uwiteka Imana yawe aba ari ukorera yonyine. Kuramya rero si ukubanza Imana ngo nyigire iya mbere ariko bugufi bwayo mitekiraho umugabo, mitekiraho amafaranga, mitekiraho abana. Okay, hari ibintu tuvuga mu mvugo isanzwe ngo habanza ngo Imana, ngo ngewe, umuryango, ministry n'ibindi. Gutyo kubivuga gutyo ntacyo bitwaye, ariko mu mutima Imana irashaka umwanya yihariye yonyine. Ntigira uwo begeranye, ntigira uwo bakurikirana, ntawo kubaringanisha ngo uvuge ngo hafi yayo hari umugabo wanjye. Niba umugore ukunda, no, umugore washatse cyangwa umugabo watabyemera, wibwira ko Imana ariyo wabyemera? Ubu Papa Shema yabwira Mama Shema ngo ni wowe wa mbere, ngo ariko ngo kubwa kabiri ngo hariho Jeannette, hariho Jacqueline, ntabwo yabyemera. None Imana rero tekereza, Imana umuremyi w'ijuru n'isi, ukabwira ngo ni wowe wa mbere, ngo ariko bugufi bwawe ngo hariyo Canada, ngo bugufi bwawe ngo hariyo ngo fiance wanjye, ngo bugufi ngo uko si ukuramya. Haleluya. Imana yonyine, yo yonyine. Haleluya. Ibyo bizakumarira iki? Bizatuma mu byo washakaga nishima kubiguha ushima, nitabiguha ukomeza ushima. Haleluya. Igituma bidukubita umutima ugakubitika nuko byari hafi aho, iyo bikozweho duhita dupfa. Ariko niba Imana yonyine n'ubushake bwayo
haleluya. Nibiza nzayishima, nibitinda nzakomeza nyishime, nzavuga ko ifite impamvu yabyo, mfa kuba narakoze icyo nasabwaga gukora. Imana ishimwe. Kuramya rero ibi Yesu yabwiye Satani ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ari ukorera yonyine. Nukuvuga ngo ntifite ikindi kintu byegeranye, niyo yonyine. Niba utabikora ukunda ngo abyemere ngo unyumva ngo buryo uwa mbere ngo ariko ngo inyuma yawe ngo hariho Cecile ngo araho hafi ngo nyanze gato ngo nahita nifatira Cecile. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Kuramya kandi bidutera gushiraho kwacu. Gushiraho kwacu sinzi uko mbivuga, ariko Zaburi 115 umurongo wa mbere haravuga ngo ntaba ari twe Mana, ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe aba ari ryo uhicyubahiro. Uyu ni umurimo utazigera urangira muri twe kugeza igihe tuzagira mu ijuru. Haleluya. Ntaba ari twe Uwiteka, ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe aba ari ryo uhicyubahiro kubw'imbabazi zawe n'umurava wawe. Iyi ntaba ari twe ni ugupfa kwa njyewe, ni ugupfa kwa self. Yesu ashimwe cyane. Ni umurimo nongere mvuge utazarangira muri twe, kuko iteka njyewe wanjyewe mashaka kuzamura ijosi ngo Imana igira icyubahiro hano, ariko nanjye mbe gifite hano ku ruhande. Ni urutanse wenyine. Imana irabareba. Haleluya. Uwo rero ntaba ari nje, ntaba ari nje, ni umurimo ukomeza. Kuramya Imana kuzuye ni ukwa twebwe bagenda bagera ahantu havuga buri kintu cyose ntaba ari nge Mana, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ibyo rero ntibabivuga ku munwa, ntibanabiririmba, ni umurimo ukorerwa mw'imbere. Hari igihe ashobora kuvuga ku munwa ngo ntaba ari nge Mana, ntaba ari nge, ariko akaba ari nge wese. Nuzuye aho, nuzuye mu ndirimbo, nuzuye mu kibwiriza, nuzuye mu murimo ugaragara, nuzuye mu rugendo rwanjye rwa buri munsi. Rero abashaka kuramya Imana by'ukuri, haleluya, twifuza kuyiramya kugeza mu masaziro, ibi bikwiye kuba icyifuzo cy'umutima wanjye ahantu hose, si ku gatuti gusa, no muri ofisi. Mwabonye uburyo dukunda kuba recognized, niko bavuga? Mwebwe ntabwo mubikunda? Ni njye nyine. Turi ibiremwa bikunda gushimwa. Okay. Iyo nta bikomere birimo, hari ibikomere biba byaraje n'izindi ngorane nyinshi, ukumva iyo winjira ahantu winjira nta muntu ukubonye, utimo nigenda nta muntu n'umukubonye. Ariko tuvuge ko akunda ufite ubuzima burimo agahenge ukuntu ibintu bimeze ukuntu, hari ukuntu bimeze. Uba ushaka kuba recognized. Iyo biri mu kigero gisanzwe ntacyo bitwaye cyane, ariko hari igihe bigenda bidusumba bishinga ijosi muri twebwe bikaduhingukana. Kuramya Imana rero ni ubu buzima buhora bubwira Imana ngo Mana ntaba ari nge, byose biguhesha icyubahiro. Haleluya. Ntaba ari nge Mana, biguhesha icyubahiro. Wari wakora nko mu kazi ukitangiriza ikintu ari wowe wagitangije, ukazana porogaramu cyangwa sinzi projet cyangwa iki, akaba ari wowe wazanye icyo gitekerezo, ukakibwira boss cyangwa timu mukorana, icyo gitekerezo kigacamo kikabyara umusaruro, bajya gushima izina ryawe ntiringukana hamwe. Mbwira mu burokore bwawe ko mu mutima wawe hamera hate. None icyo twashakaga ko ari uko iyo projet igira umumaro, ikagirira abo igomba kugira umumaro, niba ibyara inyungu ikazibyara, kuki nifuza ko izina ryanjye rihinguka? Ntaba ari nge Mana, ntaba ari nge, byose bero kuguhesha icyubahiro. Haleluya. Twese abifuza kuba baramye b'ukuri, iri sengesho rikwiye guhora mu mitima yacu. Ufeeling iki, wumva iki iyo bashimye abantu atari bo bari gushimwa, ari wowe wari uri gushimwa? Kuko ari igihe koko aba ari wowe warabikoze. Iyo ari wowe wari gushimwa ntushimwe, mu mutima we hazamuka iki? Mu mutima wanjye hazamuka iki? Iyo ubonye ugiye kubona ukabona umuntu bamuturumbuye inyuma iriya, wowe hari ibintu byiza wagiye wikorera ukabona baramuturumbuye, baramukurengeje, bamugize umuyobozi wa department, umutima wawe hazamuka iki? Ntaba ari nge Mana, ntaba ari nge, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Haleluya. Uwo rero ni umurimo utarangira, ariko ni umurimo umuntu agenda yigira imbere. Abifuza kuramya by'ukuri ni uko dukwiriye kubaho. Imana itugire neza. Reka mvuge ku nzitizi zo kuramya, Imana ifashe nzivuge vuba vuba, tuzakomeza ku munsi wa kane kubw'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Iyo tuvuze ku nzitizi zo kuramya, muribuka ko Imana yicara mu mashimwe y'ubwoko bwayo. Nubwo biri Kinyarwanda yabidusobanuriye nabi, ariko nicyo babivuga ubundi. Zaburi ya 22 umurongo wa 4
haravuga ngo ariko uri uwera, intebe yawe igoswe n'ishimwe ry'Abisiraheli. But you are holy enthroned, sinzi bariko bisoma, in the presence of Israel. Intebe yawe ya cyami yicaye hagati y'abashimwe y'Abisiraheli. Imana ishimwe cyane. Iyo tuvuze ngo inzitizi zo kuramya, n'ubundi ni ikintu kimuri Imana muri twe, kuko iyo inzitizi zo kuramya zaje kandi Imana yicara mu mashimwe y'ubwoko bwayo, ubwo niki kigiye? Ni Imana igiye, inshuti z'Imana. Inzitizi zo kuramya rero ni n'inzitizi zo gutunga Imana mu mitima yacu, kuko iyo imitima yacu irimo kuramya, iyo imitima yacu irimo ishimwe ry'Imana, ngo Imana nayo ihabona intebe yayo ikicara. Imiruho n'imibabaro rero yuzuye ku isi ni ukugira ngo umutima wawe ntube mu ishimwe ry'Imana, umutima wawe ntuhimbaze Imana, nturamye Imana bihojejeho, bijya biba utuntu twa rimwe na rimwe. Imana itugirira ubuntu. Haleluya, haleluya. Nubwo twese tubizi yuko dukwiriye kubaho ubuzima buhora buramya Imana, ariko siko bigenda. Tujya tugira impamvu nyinshi zidutera kutabaho gutyo, kutabaho turamya Imana tuyihimbaza. Imana itugirira ubuntu. Ndetse bamwe muri twe bashobora kubona n'impamvu z'urwitwazo zivuga ngo simbyiyumvamo. Wakaza yabishye muri mu cyumweru cyo guhimbaza Imana, akaza yabishye kandi byamubihije biba ari iby'ukuri, kuko isi nayo ntiyoroshye, ariko akaza yabishye agahitamo kwicara atahimbaza, atavuga. Hakaba n'undi ubu wasibye amateraniro, agende babyine barahazi. Muri make akagira impamvu umwanzi yamuteje, nawe akazakira. Yaza buri tubwira ngo mwabindimo byose mwe muhimbaza Uwiteka. Ibi tugize twebwe tubiyobora. Iyo ubiyoboye mu kutahimbaza, agahinda karagufata pe, kakabyutsa n'ibyo muri rimwe, n'ibyo sogokuru na nyogokuru basize bagukoreye kugira ngo umwanzi agushobore. Rero impamvu z'urwitwazo zijya ziza muri logique cyangwa mu bwenge, ziba zifite nkaho zifite ukuri, ariko ziba zidafite ukuri, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Zaburi 105:6 ngo ibihumeka byose bishime Uwiteka. Kandi wowe nanjye tugize gute? Turacyahumeka uko byaba biri kose. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Abahawe uburenganzira n'uruhushya rwo kudahumeka ntabari hano. Zaburi 115:17 bavuga ngo abapfuye ntibagira gute? Ntibashima Uwiteka. Abamaze kugera, abamanuka bajya hacecekerwa, abo ntibamuhimbaza. Abo nibo bafite bahawe uruhushya rwo kudahimbaza. Ariko twebwe abagihumeka twese dushima Uwiteka. Ni wowe uvugana n'umutima wawe. Haleluya. Ukavugana n'ubwenge bwawe, ugakuraho mwene izo nzitwazo. Ntuvuge ngo simbyiyumvamo, ntuvuge ngo ntago ndi muri munzu, ntuvuge ngo ariko numva ntameze neza, ahubwo ibyo byaguteye kutamera neza. Urabibwira ati wa bintu we byanteye kutamera neza, ndahimbaza Imana yanjye kuko si ubwa mbere intabara. Haleluya. No mwaka washize yarantabaye, no mu myaka 5 ishize yarantabaye, n'ubu nubwo ntameze neza izantabara. Ndayibyinira. Haleluya. Ndayihimbaza, umutima wanjye urayishima. Izo mpamvu kabura zitsinze. Imana ishimwe cyane. Inzitizi ya mbere rero yo gatsindwa n'Uwiteka ni icyaha. Icyaha cyo gatsindwa. Icyaha kitihanwe ni inzitizi yo kuramya Imana. Abatarakizwa bo rwose ntibaramya Imana, baririmba amagambo ari mu Imana ariko ntibaramya. Kuramya byahawe abana b'Imana. Icyaha rero kitihanwe ni inzitizi yo kuramya Imana. Yesaya 59:2 haravuga ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo bitera kubima amaso ikanga no kumva. Impamvu icyaha ari inzitizi yo kuramya Imana, turirimbira nde? Turirimbira Imana. Duhimbaza nde? Imana. Dukorera nde? Imana. Byose ubundi ni ibyayo. Niyo tugirira abantu neza tuba turimo gukorera Imana. Niba ibintu nkora rero bitari Imana itari bubyumve, ubwo urumva ko guhimbaza kwanjye nta hantu kurimo kujya, sibyo? Icyaha kitihana, ngo ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Nanone mu Migani 21:27 haravuga ngo igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira. Ni ikizira. Imana itugirire ubu. Ikizira ni ijambo rikomeye, abomination. Abomination ni ikijambo gikomeye. Niyo mpamvu usitaye wahemukiye Imana mu mubano wawe nayo, no wihanira Imana, saba Imana imbabazi. Haleluya. Imana ni inyembabazi ku buryo tubabarira wikanibagirwa. Ngo kandi irimo kutubabarira ibirimo gukiranuka mu bumana bwayo. Kuki watindana ikintu kimunga umutima wawe? Kuki watindana icyaha? Kuki watindana ububi mu mutima wawe bwagukomangiye? Iyi Mana y'imbabazi ikicaye ku ntebe yayo kugira ngo ikubabarire. Imana itugirire neza. Igisubizo cy'inzitizi si ikindi
ni ukwihana n'umutima w'ukuri. Mu bintu byatumye Imana ivuga ku mutima wa Dawidi ikawutangarira nuko Dawidi yihanaga n'umutima w'ukuri. Dawidi yakoze amahano, Dawidi yakoze ibyaha byinshi. Ariko uzi gutera umugore w'abandi inda, ugapangira umusirikare mwiza urwana neza uyobora abandi, ukamupangira gupfa. Kandi uriya mugabo yari so faithful ku buryo yatwaye urwandiko rumwicisha atarusomye, akarugeza aho rugomba kumujya, bakamushyira ku rugamba akomeye agapfa. Dawidi yakoze amahano, ariko iyo yihanaga n'umutima w'ukuri. Ikintu Imana ishaka ni umutima w'ukuri. Cyo ugenda uyibwira uti ndongenda byica, sinari naragusezeranye gusa sinzongera kubikora. Murabizi ko ari ibyo bikora kanayibwira kutazongera. Nushaka iryo jambo uzarikure, ujye uyibwira uti gihera imbaraga. Gihera imbaraga tugendane, sisubire hariya, sinongere gutekereza uriya mwanda, sinongere kwangana. Umutima wanjye we kubika umuntu. Hari igihe tuvuga ibyaha tugahita dutekereza ibyashyizwe mu bikorwa. Aha harahagije kwica umuntu, aha harahagije kwanduza umuntu. Yesu ashe yaravuze ngo n'uwifuza umugore wundi aba yamaze gukora icyaha. Yesu ashimwe cyane. Witinda gusaba Imana imbabazi. Yohana wa mbere 1:9 aravuga ngo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Imana ni nyembabazi ku rugero nitugera mu ijuru tuzatangara. Tuzasangayo baruharwa tutatekerezaga ko bajya mu ijuru. Tuzasangayo abantu bari barananiranye tutatekereza ko baturana natwe. Tuzasangayo baduhemukiye bihana tutabizi. Utugose yihannye ntazi gusaba imbabazi yaba yihannye iki? Ashobora kuzihana warapfuye, ashobora kuzihana ari kure yawe adashobora, ashobora no kuzihana akagira ubwoba bwo kuza kugusanga. Mu ijuru tuzatangara, imbabazi z'Imana ni nyinshi. Haleluya, haleluya. Wikwemera ikinyoma cya Satani. Satani ni ugushinja akabwira ati ibi wakoze Imana ntiyakubabarira. Mperutse guhura n'umwana w'umukobwa twamaranyarwa umwanya muto cyane gusa ahantu nari ndi ararimo gukora, arambwira ngo ngewe Imana ntiyambabarira. Ndambwira ni kandi yarari muto. Ndono kajya nshaka ngo kwimagine ikintu yakoze cyatuma yibwira ngo Imana ntiyamubabarira. Nta cyaha Imana itababarira. Ariko umwanzi n'umuriganya agukoresha icyarangiza akakubuza no kwihana. Umutima utarihannye uravunika. Ikindi bana b'Imana nshuti zanjye, kugira ubuzima bubiri biravuna. Kugira ubuzima werekana n'ubwo uhisha biragatsindwa n'Uwiteka. Bizagushajisha imburagihe, bizakubuza umunezero w'agakiza. Ihana urambarare, ubwira Imana uti nkiza. Haleluya. Imana itugirire neza. Igisubizo cy'inzitizi nta kindi ni ukwihana. Aratubwira mu Heburayo 4:16 ngo nuko twegera intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubabarirwe tubone umuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Intebe y'ubuntu irahari, yegera udatinya usaba Imana imbabazi. Icya kabiri ni ukwiciraho urubanza, condemnation. Kwiciraho urubanza. Hari abantu bihannye basaba Imana imbabazi ariko bananirwa kwizera ko bakira imbabazi z'Imana. Kuki ibi bintu ari inzitizi z'ubuzima buramya, z'ubuzima buhimbaza? Uhora n'ikidodo, ujya gushima Imana umutima ukabwira ati nawe, wajya gukora Imana ikabwira nako Satani akabwira ati nawe, tekereza uvuga ati nawe, ubwo wagira icyo ubwo. Ni inzitizi zikomeye z'ubuzima buramya Imana. Niba warasabye Imana imbabazi, rambura n'amaboko yo kwizera, wakira imbabazi, wakira imbabazi z'Imana. Imana itugirire neza. Iki kintu cyo kwiciraho urubanza gisiga mu mutima w'ugifite iteka guhora yumva adakwiriye. Ntibabasha kuramya Imana uko bikwiriye kuko baba bumva Imana itabemera. Biterwa kandi no kwitindamo bikabije. Uyu mutima wicira urubanza uzanwa kenshi no kwitindamo, uhora wirebaho, aho kugira ngo ugire igitekerezo cya Kristo muri wowe, igitekerezo gihora kigana muri wowe. Nagira ngo ko niwishakamo amafuti ukishakamo intege nkeya ntuzazibura kuko uri umuntu ubuntu. Ariko niwiga kwikuraho amaso ukayanga Yesu ugatumbera Kristo, Kristo akuzura mu bitekerezo byawe. Haleluya. Erega n'ubundi niwe ugukiza. Ntuzamenye igihe wasereye nawe ugenda usa nawe. Nutumbira Yesu uzasa nawe. Imana ishimwe cyane. Wowe waba ufite umutima wicira urubanza, hinduraho uyu munsi. Amaso yakure kuri wowe, n'ubundi ntiwikiza, n'ubundi ntacyo wakwikiza. Hukura amaso kuri wowe uyerekeze kuri Yesu. Mu Heburayo 12:2 haravuga ngo dutumbira Yesu wenyine, dutumbira Yesu wenyine, dutumbira Yesu wenyine. Ari we banze ryo kwizera kandi ari ugusohoza rwose. Ngo yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Gutumbira Yesu ni iki? Ni ugufata ibitekerezo byawe ukamwerekeza, ukabyerekeza kuri we. Attention yawe ukayikuraho ukayerekeza kuri Yesu. Haleluya. Ukiga imbabazi ze, ukiga kamere ye, bikagenda bikuzura nawe ukakira gusa nawe. Imana ishimwe cyane. Ukurushaho kumureba no kumutekerezaho, kumeditatinga kuri we no kubye,
haleluya, ukamwuzuza mu bitekerezo byawe, ntuzamenya aho amashimwe ubuzima buramye mwana ukuntu bwaje muri wowe. Wakira imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana bazakira mu kwizera. Ntabwo uzibagirwa ibyo wakoze, n'abantu ntibazabyibagirwa. Turi abantu bakomeza bakabyibuka. Tuba tubyibuka, ariko kwizera niho umuntu yakirira imbabazi z'Imana. Iyo usabye Imana imbabazi n'umutima w'ukuri irakubabarira, nayo iba yicaye ibitegereje. Ubuzima butakiri imbabazi bubaho nabi, umuntu akazarinda ava muri ubu buzima atarakoze icyo Imana yari yaramugeneye ko azakora. Mu kutakira imbabazi harimo kugera ukajya wibwira ko abantu ari bo bazitanga. Noneho kuko uzi ko abantu ari bo bazitanga, ukajya wumva ibyo bakuziho ntibyatuma ugendana n'Imana. Tuba turi abanyabyaha bababariwe. Haleluya. Inzitizi ya gatatu ndangiza, mu Gifaransa baravuga ngo ni mondanite, Icyongereza niba maze kugisoma, worldliness. Ni attachment cyangwa attachment ikomeye ku by'isi. By'isi turabifite, turabishaka, turabitunze, turabikoresha, ariko harimo ikintu kimira kibera inzitizi umutima uramya uhimbaza Imana. Worldliness, mondanite, attachment ku bintu by'isi, attachement au bien de ce monde. Ibi ngibi twabivuga gute haraho mu magambo yoroheje? Ni ikintu cyose gikonjesha urukundo wakundaga Yesu. Iki si ngombwa ngo kiba ari kibi, ahubwo inshuro nyinshi bari na byiza, ariko ni ikintu cyose uhagararamo, ugeramo step y'ubuzima, situation runaka ucamo, ikintu utunga cyangwa utatunze, ariko kikagira gutya kigakonjesha urukundo wakundaga Yesu. Muri make twacyita ikinyuranyo cyo kuba mu mwuka. Imana ishimwe cyane. Ni igihe ubwenge bwacu n'ibitekerezo byacu byatwawe bikaba centered ku kindi kintu cy'isi kuruta uko biri centered ku Mana n'ubwami bwayo. Imana itugirira ubuntu. Haleluya, haleluya. Tujya tubibona iyo duciye nko mu gasituwasiyo kagoye ukuntu, urugero urimo urategura nk'ubukwe cyangwa se ufite ikindi kintu runaka gishyushye kiri aho hafi, neza umuntu akaba mu buzima neza nk'umuntu utazi Imana. Yababa we, imihangayiko ikamwica, aho akora amanyanga akayakora, cyangwa umuntu urimo witegura ikindi kintu ijya kuva mu cyiciro kimwe cy'ubuzima ujya mu kindi, atari n'ibyo gushaka gusa, akazi kamwe, situwasiyo imwe y'amafaranga, wakennye se cyangwa se yabaye menshi. Hari abantu batakaza ubumana burundu, umutima n'ubwenge byose bikajya kuri icyo kintu. Mwari muzi ko bitadukwiriye? Mwari muzi ko ibihe byose twagomba kubitambukanamo amahoro ya Yesu n'imbaraga ze, agumanya ibitekerezo byacu n'ubwenge bwacu, tugakora ibyo dusabwa gukora, ariko umutima wacu n'ubwenge bwacu byihariwe nawe. Imana ishimwe cyane. Aha hantu rero abakristo benshi barahatsindiwe. Imana itugirira umuntu. Kimwe mu bimenyetso by'uko umutima w'umuntu uzirikanwe n'iby'isi cyane nicyo twakwita obsession cyangwa se obsession. Kukurwana, kugumana dignity cyangwa standard runaka y'ubuzima. Imana y'imbabazi n'ubuntu bwinshi, Imana idukunda itifuza kudutakaza. Muri uru rugendo tugendana nayo ijya yemera ko dukorwa n'isoni. Hari umutarakorwa n'isoni ngo zamure ikiganza turebe. Kugira ngo itazadutakaza kandi ibyiringiro byacu byose bijye muri yo, ijya yemera ko dutakaza dignity yacu. Isoni zikagukora pe, uziko zishobora no kugukora ndakwishura nyinshi zitwara utabigizemo n'uruhari. Nta kintu wakoze, wagerageje, ariko zikanga zikagukora. Abantu bakabavuga ati uyu ni umwesikuro arabeshya, cyangwa andi mazina yose akojeje isoni utagizemo uruhare. Imana y'imbabazi yabyemeye. Aho ngaho abakristo bose barahaca, nibaza ko bose bahaca, niko kumenya kwanjye naho kugeze. Ariko icyo nshaka kuvuga aha ngaha kuri kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu azirikanywe cyane n'iby'isi, ni ukugerageza kurwana agakora igisabwa cyose, icyaha n'ikibi no guhitana no kugamba, agakora igishoboka cyose ngo arebe ko yagundira dignité ye cyangwa standard runaka abantu bamuziho. Yewe sinzi ko mbasha kubisobanura neza, ariko bimwe njya numva nk'iyo ndimo nganira n'abantu, hari igihe umuntu akubwira ati ubu koko Imana irabyemeye, muzwe n'isoni. Ako
bworoheje. Hakaba nk'ubundi avuga ngo use koko ngo yaba byibuze ngo abana abantu batamenyaga wenda ko bamukuye nko mu nzu. Ubuse kuko abantu bazabona abana banjye baravuye mu ishuri. Urumva ubundi icyakababaje umubyeyi nuko abana batize, ariko mu buryo duteye icyakabaye kimbabaza suko abana banjye bavuye mu ishuri bazajyayo ugasanga abandi barabasize. Ariko none umva ikimbabaje, abantu mwebwe muzavuga iki nimumenya ko abana banjye bavuye mu ishuri? None iyo ngana n'umuntu akavuga nka gutya mu mutima mba numva nakubitamo nk'agatwenge gahita avuga ni yo ubu rero urugendo ruracyari rurerure, kuko Imana nayo ndayizeye izakora ku buryo bazabimenya, bamara no kubimenya bakakuvuga, none ukagera igihe uvuga uti bashaka babimenye nta kindi. None wagera aho ngaho uvuga uti ntibashaka babimenye, Imana ikavuga ati nicyo nashakaga gupfa kuri wowe, ugapfa ku cyubahiro ugapfa kuri twa tundi twose. Ibi rero tutapfuye kuri icyo bituma twanduranya tukabikoramo n'amanyanga. Ubu hari abantu bimutse muri kino gihugu kubera gutinya icyo bazabavugaho gusa, akemera agahindura akimuka kubera gutinya icyo bazagera gute icyo bazamuvugaho. Kandi reka mbabwire, nushaka kugira ko abantu bavuge bakwibagirwa vuba bagahita bajya ku bindi, kuko bahora bafite ibintu byinshi byo kuvuga. twikwirushya ni ukuri. Imana itugirira imbabazi. Haleluya. Iyi nzitizi nimbi kandi irakomeye yo kuzirikanwa n'iby'isi. Ntushobora kugira umutima uramya Imana, kuko Satani nawe azi kubijongera, azi kubikinisha, kazanikije akazana kugira ngo umutima utazahugira ku Mana n'umunsi wari mwe. Uyu munsi ukabuhangayikishwa n'iki ngiki, ejo ukabuhangayikishwa n'iki, baramvuga iki, barandeba iki, barambona bate, bararara. Umuntu wese ufite ubwenge akwiriye gutekereza uko abantu bari bumubone, kuko atari ibyo twajya tuza tutanambaye. Ariko bikwiye kugira akantu ka balance, akantu kadakabije. Iyo byakabije biba byabaye ikibazo, kuko iyo byakabije usigara wibaza icyo abantu bazakuvugaho kuruta icyo Imana izakuvugaho, ugatinya icyo bazakuvugaho nuko bazakugaya kuruta. Mbese biba byabaye obsession ni nk'indwara. Muri make umuntu aba arwaye bazamvugaho iki. Imana itugirire neza. Kwibaza rero bikabije kucyo abantu bamuvugaho, abantu barabifata gute? Ni ukuvuga ngo konsani ijya kucyo ukuntu abantu bazareactinga, uko bizagenda. Ubu ibintu biratwishe, bitwikishije amadeni ya banke, bitwikishije gutura mu mazu tutagombye guturamo, bitwikishije kujya gufata amadeni y'imyenda twambara, biratwishe, biratumaze kandi turi abana b'Imana. Rero kubera ko umwanzi we n'umuriganya, si icyo kibazo cyaba afite cy'inzu uturamo n'ikanzu wambara n'ipantaro wambara, oya, ahubwo abareba mu mutima wawe. Kuko nibimara kubamo byinshi urarembererwa ntuzagira ituze ry'Imana, ntuzahimbaza Imana, uzahorana umuhangayiko utuma utareba ku Mana. Naho ngaho abaganisha yogashya, kuko n'ubundi azashya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abana b'Imana rero konsani yacu ya mbere ikwiriye kuba nk'abana b'Imana, ikwiye kwibaza ngo ikinezeza umutima w'Imana ni ikihe. Hanyuma ikinezeza umutima w'Imana nawe akaba ari cyo ushyiraho umutima. Ntuzirikanwe n'iby'isi. Imana izabiguha, irabifite, ibihana abatayubaha, nawe ntizabikwima. Haleluya. Ntitugwe rero muri uyu mutego wo kunezeza abantu kurusha uko dushaka kunezeza Imana. Ntitugwe mu mutego wo gushaka approval y'abantu. Nidushakisha approval y'abantu kuruta iy'Imana, kuramya kwacu no guhimbaza kwacu bizagarukira ku bantu. Reka ngarukira aha, tuzakomeza ku munsi wa kane. Imana ibahe. Haleluya. Mwanyemerera tugasengaho gatoya twubitse imitwe yacu, hanyuma dusubize gahunda umukozi w'Imana. Ubika umutwe wawe dusenge. Ntago twaramya uwo tutazi, kandi ihishurirwa rye ntiriba ku muhanda. Yesu yaravuze muri Yohana 7 aravuga ngo umuntu nagira inyota azahondi. Ihishurirwa rye ari abamushaka. Yaravuze ngo nkunda abankunda, kandi abanshaka n'umwete bazambona. Abamushaka twese agenda twiyereka gake gake. N'uwicyubahiro cyinshi ku buryo atandaraye. Ntabwo yandaraye, ntabwo kubaho kw'Imana kwandaraye. Kubaho kw'Imana no kwicyubahiro guhabwa abafite inyota. Reka tumusabe atwongerera inyota, twongerera inyota, atwongerere kumukunda. Nasanze abana b'Imana benshi bavuga ngo bakunda Imana, ariko igipimo cyo gukunda Imana Yesu yarakiduhaye. Yaravuze ngo umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye.
ikizakubwira ko urimo ugenda ukunda Imana kurushaho nuko uzarushaho gukunda ibintu byayo no kwitondera ibintu byayo. Ese inyota y'iby'Imana irimo irazamuka muri wowe cyangwa irimo iramanuka? Niba irimo irazamuka, Imana nishimye. Ishyaka ryo gukorera Imana ririmo rirazamuka cyangwa urimo urabikora kuko wabigiyemo udafite ahandi wahungira? Umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye. Ntabwo gukunda Imana ari amagambo, ahubwo tugenda turushaho kwifuza kwitondera ijambo ryayo. Kandi ndushobora gukunda umuntu ngo tureke kwifuza ibye. Niba urimo kugenda ukunda Imana, urimo uragenda urushaho gukunda ijambo ry'Imana, urimo uragenda urushaho gukunda amateraniro yera, urimo uragenda urushaho gukunda no kwifuza gusavinga abera, gukorera abana b'Imana, urimo uragenda urushaho kubaza Imana ngo Mana, umugambi wawe kuri njyewe ni uwuhe? Niba urimo gukura mu busabane, ibyo nibyo byifuzo biri mu mutima wawe. Reka tumusabe atwigishe kumukunda kurutaho. Tumusabe konsani yacu ntibe ku bantu, ntibe ku bantu, abantu bataguhaye ubugingo, abantu batakongera n'umunota umwe ku mwuka uhumeka. Konsani yawe ntibe ku bantu. Nunezeza Imana n'abantu bakwiriye uzabanezeza, kuko burya ntiwagenewe kunezeza isi yose, na Yesu ntiyayishoboye. Ariko nunezeza umutima w'Imana, abakwiriye Imana izabashyira bugufi bwawe. Reka tumusabe twese, dufite revo zitandukanye zo kumugirira inyota no kumushaka. Reka tumusaba twigize imbere, twigize imbere mu kumukunda, twigize imbere mu gukunda ibye. Data, turi abahungu n'abakobwa wakunze, waguze amaraso, ndetse waraduhamagaye udushyira kuri iki gicaniro kugira ngo tugirire neza. Ndakwingize muri uyu mugoroba kubw'imbaraga z'umwuka wawe wera, twese utwongera inyota. Nyongera inyota njye uvugana n'ubwoko bwawe, twongera inyota abagaragu bawe, twongera inyota abana bawe, twongera inyota yo kugushaka. Waravuze ngo umuntu nagira inyota azahuri, kandi naza ntuzamureka, ngo ahubwo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ngo ibyo bivuze ubyerekeje ku mwuka wera w'abakwizera bendaga guhabwa. Turasenze ngo twese twigize imbere, tuguhishurirwe Kristo, tukuramya tukuzi, tuguhimbaze tukuzi, duhishurirwe urukundo wadukunze, duhishurirwe imbabazi watugiriye, duhishurirwe kudukunda kandi wicaye ku ntebe yawe udutegereje, duhishurirwe kuri kumwe natwe. Waravuze ngo umuntu nagukunda ngo wowe na Data muzaza mugumane nawe. Twigishe kugukunda kugira ngo ubumana bwawe bugumane natwe. Twigishe kugukunda kugira ngo tube munsi y'ijuru rikingutse. Twigishe kugukunda kugira ngo duhishurirwe ubwiru bwawe, tube mu ijambo ryawe tutarambirwa, twirane nawe tutarambirwa, tuze guterana dusiganwa, turyohewe no kukuramya, turyohewe no kukuririmbira, turyohewe no kwicara ku birenge byawe ngo twigishwe nawe. Igihe kimwe wabwiye Marita, uramubwira ngo Mariya yakurishije guhitamo umugabane mwiza atazakwa. Wari umugabane wo kugutumbira mu maso Yesu, wari umugabane wo kukureba. Ntiyarahugiye mu mirimo, turinde tutazatahira imirimo ishimwa n'abantu. Mwami duhe kugutumbira no kureba mu maso yawe. Reka abahungu bawe n'abakobwa bawe twese twongera inyota. Turabizi neza ntacyo tuzaburira mu maso yawe. Abatindanye nawe ibikomere byo mu mutima byarakize, abatindanye nawe agahinda karakize, abatindanye nawe indwara zabavuyeho, abatindanye nawe uburiganya bwa Satani bwabavuyeho, abatindanye nawe uburetwa bw'ibyaha bwaraturaguritse. Reka iyo mirimo wongere ikore hagati muri twebwe uyu mugoroba, twese dusohokane intsinzi, dusohokane imitima ikuramya, dusohokane imitima igushima. Umugisha abakozi bawe Mwana, icyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen.